Amahoro y'Imana nshuti bavandimwe mudukurikiye muri uyu mwanya, twongeye kubasuhuza. Turi mu kigo cy'imyuga n'ikoranabuhanga cya Nyarushishi TSS, tukaba tugiye kuganira n'abanyeshuri baje kuhiga mu mwaka w'amashuri wa 2025 2026. Tugiye kuganira nabo, bagiye kutubwira uko ikigo bakibonye ndetse n'uko bakataje mu kwiga neza amasomo abarizwa mu mashami bahisemo. Witwa nde wowe? Murakoze, amazina yanjye banyita Yabishatse Ariane, nkaba niga muri Nyarushishi TSS muri level 3 fashion design, aribyo bivuga mu mwaka wa 4 ubudozi bugezweho. Murakoze cyane Ariane. Kuki wahisemo kuza kwiga muri Nyarushishi TSS Ariane? Murakoze, ikintu cya mbere cyatumye nza kwiga muri Nyarushishi TSS ni ikigo cyiza gitoza abanyeshuri discipline kandi kibigisha nyine amasomo ya tekinike abafasha kuzibesha mu buzima busanzwe. Murakoze cyane. Witwa nde wowe? Murakoze, amazina banyita Dairema Noella, nkaba niga muri Nyarushishi TSS, nkaba niga mu mwaka wa 4 fashion designer, aribyo bivuga ubudozi. Murakoze cyane, mwembi mwahisemo kwiga fashion design, ubudozi. Ndagira ngo mudusobanurire mu magambo make, iyo bavuze fashion design, ni ubudozi bumeze bute? Ni ubudozi busanzwe? Ni ubudozi buri mu ikoranabuhanga? Mudusobanurire kugira ngo dusobanukirwe neza icyo fashion design ari cyo. Murakoze, fashion design ni ubudozi bugezweho. Muri fashion design abantu bigamo ibintu byinshi, abantu benshi baba bazi ko fashion nyine ari ibintu by'ubudozi gusa, ariko fashion design ntabwo ari ubudozi gusa, baradoda, bamurika imideri, baradekora, barafuma n'ibindi byinshi nk'ibyo. Urakoze cyane. Noella, tubwire uko mwasanze Nyarushishi TSS mu magambo make. Uko twasanze Nyarushishi TSS, twasanze ari ikigo cyiza gitanga ubumenyi, cyigisha abanyeshuri discipline, gihereza abanyeshuri uburezi buhanitse, cyabatoza gukunda umurimo n'ibindi nk'ibyo. Murakoze cyane. Abarimu mwabonye babasha kubafasha bate gusobanukirwa neza n'ibyo mwiga Ariane? Murakoze, abarimu twasanze muri Nyarushishi TSS ni abarimu baduteza ubumenyi, ni abarimu batwigisha neza mu gihe cya nyacyo, bakaduha etide ihagije, bakanadutoza no gukunda umurimo. Murakoze cyane. Turagira ngo mutubwire inzozi mufite zabateye guhitamo kwiga fashion design. Kuki mwahisemo kwiga ubudozi? Icyaduteye kwiga ubudozi, umuntu wize ubudozi ntabwo ashoma, ntabwo abura akazi, iyo arangije amashuri ntabwo abura icyo gukora, kandi ubudozi ni bwiza ku babwize, bageza bagenzi babo ubumenyi budasanzwe butandukanye. Ikindi, kwiga ubudozi ni byiza. Urakoze cyane Noella. Ariane, ku giti cyawe wowe, kuki wahisemo kwiga ubudozi? Murakoze, ikintu cyatumye mpitamo kwiga ubudozi, ubudozi ni isomo ryiza pe, ni umwuga mwiza ufasha abanyeshuri kwihangira imirimo. Ushyitse mu buzima busanzwe ntabwo washoma warize ubudozi, waba umunyamideri, waboha, wamurika imideri myinshi n'ibindi nk'ibyo. Murakoze cyane. Niyo migabo n'imigambi mufite? Noella, ku ruhande rwawe ufite imigabo n'imigambi yihe nibwo ugitangira kwiga amasomo ya tekinike? Ufite iyihe migabo n'imigambi kugira ngo uzabashe kuyatsinda neza, kuko muri tekinike gutsinda bisaba kuba warengeje amanota 70%? Imigabo n'imigambi ni ugukorera ku ntego, ni ugukora ufite icyo uri kugenderaho, kandi imigabo n'imigambi ni ugukora wihuta kugira ngo uzabone kompetensi, amanota ari hejuru ya 80 cyangwa 75 kuzamura, kandi ukora wihuse kugira ngo ushike ku nzozi zawe neza. Urakoze cyane. Ati ngomba gukora cyane kugira ngo nzabe kompetenti, mbone mu manota ahagije kandi mu by'ukuri ashimishije. Turagira ngo mugire icyo mubwira urubyiruko nkamwe, mubakundishe
kwiga amasomo ajyanye n'imyuga n'ubumenyingiro mukurikije uko namwe mwahisemo kuyiga? Murakoze. Njyewe urubyiruko rwose nashishikariza kuza kwiga ubudozi bugezweho, kubera ko ubudozi bugezweho ni tekinike nziza ifasha nyine abanyeshuri n'abantu mu buzima busanzwe gushyika ku bintu byinshi. Ni ibintu wakiga ntubure akazi, ni ibintu wakiga ukajya gukora mu nganda, ni ibintu wakiga ukaba umwarimu, ni ibintu nyine wakiga ntubure icyo ukora mu buzima busanzwe. Buri muntu wese namushishikariza kuza kwiga ubudozi bugezweho. Murakoze cyane. Mufashanya muti hagati yanyu ku bijyanye no gusobanukirwa kurushaho amasomo mwiga Noella? Dufashanya dukorera hamwe muri groupe waka, dusobanurana ibyo abarezi baduhaye gukora, kandi twumvikanisha yuko umurimo twaje gukora ari mwiza twese hamwe. Murakoze cyane nshuti bavandimwe mwari mudukurikiye muri uyu mwanya. Twaganiraga n'abanyeshuri biga mu kigo cy'imyuga n'ikoranabuhanga cya Nyarushishi TSS, akaba ari ikigo giherereye mu ntara y'Uburengerazuba, akarere ka Rusizi, umurenge wa Nkungu. Ni abanyeshuri bashya baje kwiga mu ishami rya fashion design, aribwo budozi bugezweho. Bakaba batuganiriraga ku bijyanye n'ubwiza bw'ishami bahisemo, kandi bakaba bahamagariye bagenzi babo b'urungano rwabo kwitabira kwiga amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro, kugira ngo ejo bazabe abantu bibeshejeho kandi babashe kubeshaho imiryango yabo ndetse no guteza imbere igihugu cyababyaye. Turabashimiye rero nshuti bavandimwe mwari mudukurikiye. Ikiganiro nk'iki naho ubutaha, Imana ikomeze ibarinde.